ntabwo uteye icyo utazi utabonye. Ubuto bwa so na nyoko. Ngeze mu rutoki mfatwa n'ibishokoro. Ngiki umusirikare. wabicuritse nabigicuritse gute? Ngeze mu rutoki mfatwa n'abasirikare. Ibyo bishokoro. Nazari amagara tubahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe. Reka nanjye nkubaze ikibazo. Ngomba nsanda gusubiza. Okay, indege ivuye i Kigali hano mu Rwanda. Igiye Bugande. Itwaye abagande n'abanyarwanda. Igeze hagati ku mupaka w'u Rwanda n'abagande, iyo ndege yarahanutse. Abarokotse babashyinguye hehe? Nyumvira nawe ari kugira ibibazo by'ubugotyo kweri. Hakundi wanyweye biki? Ukuva kwa wanyweye za marite cyangwa n'ibindi bintu wanyweye. Iyo ni marite. Abarokotse se babashyinguye. Baba bashyinguye Rusororo. Ubwo abagande n'abanyarwanda babazanye babashyingura Rusororo. Nose abarokotse ko bari bazima barokotse bashyingura abantu bazima. Hari abantu batari bari abantu bari kugenda bavuga ngo The Ben yaraflopinze kurusha Bruce Melody. Wowe tanga ukuruha abantu kuri nk'umuntu waruriye. Ngiye hariya rero akenshi nandi kwinywera inzoga bira bintu harimo n'abantu benshi batabibona. Hari icupa riryoshye, inzoga ihenda, igira ite. Inzoga yaguraga ngayariya. Inzoga ndumva ari ku bihumbi nimba ari 2 3 kuri izi inzoga ntoya. Inzoga rwose hari inzoga ziryoshye. Kandi hari umuntu yari afite abake barimo kutugurira bakaguha n'amafaranga. Ntabwo nari kujya muri bira nari impari rimwe na rimwe ako sinabikwicaye neza ko nari mfite umuntu urimo kuntama. Ubwo nta nubwo uzi ngo The Ben wafanaga yaje yambaye gute, nta nubwo wabonye gusa. Ngewe rero icyambere hariya bari abatipe bafite ababoss. Ndabona niba umuhungu yari kujije da. Ni content runo ryaje umuhungu. Ngaho mutubwire nyashi na nyashi. Umukobwa congo yamuryohanye ndaga. Ibigukoresha namaze kubivumbura ndi wawe. Ariko sinabivuga mu kiganiro. Ajye yitwara neza. Amavuko. Oya ajye yitwara neza. Afite nyabingi. Iki afite nyabingi. Ndabingi cyakira. Araterekera yafasha agacuma ashaka kunsomya akagwa ndabyanga. Sinabyanze. Nakubwiye ngo inango nkweraho. Cyo ko ikintu nariye iwawe. Nari umucinetse niyarurira n'utuboga tubinyama zo mu nda. Nkota ku gasane haranavumbuye voka gutya we wayihishe. Fata agapane gatona nawe usigiraza kwirya nijoro. Ewa. Ibyo biri tayari. Zovu wewe tugufasha iki? Tugufashe kwimuka? Ntimuzagenda kimwe mumufasha. Muzakimfasha maze gusobanura n'umugore. Nese yakamwe impamvu no kumufasha no kubona n'umugore. Ahubwo igihe nkiri umusiri batera. Mu gihe ukiri kwivuruguta mu byo kire kumfashije kugura ukangura Pridas. Amagara tubahamagara ariko nyina wa Yezu waragowe. Nagiye John nagiye yera mu matyazo nagari him ni her. Ha. Apana ha. Her. Hey. Remember her. Hey kumva. Remember her. Ni cyongereza. Remember her. Kibakwishi. Ari ushobora kuvuga ngo to remember her. Ha. Ari ujye bavuga to remember her. Remember her. Oh yeah, her. Akosha izindi musko ukoresha umunwa. Nakimunyo yarakaye. Hariya hirya ambwira ko ashonje. Mubwira ko wagize akazi kenshi utarahisha. Yatangira kugira icyo abikubwira ko ucece kuhita umusaba imbabazi naho ubundi ntimwakiranuka. Ese mama nuko byagenze? Reka nze njye kugira ngo noneho ngire vuba. Nubu nta cyarakora.
nani ubu ntacyakora rwose none ahubwo inzara kwiga nyambo ahubwo mukosha dusobanura abantu hari icyo bita ikimina sosiyete ni amafaranga utanga ku munsi ikimina ni buri cyumweru nibyo sosiyete ni abantu mubana kandi nyine babyita sosiyete ni ukuvuga n'abanyeshuri mwigana mu ishuri aba ari sosiyete naho bavuga society ariko muri Amerika bavuga society dusabe nimba yumva ko umugomeshereza umugabo ugatuma umugabo we umugomesha umugore mba ngiye kumuha kwaje kwapura nyine mukanya umubwira nagaraye ubusa ngiye kudukubita rap guteze fate freestyle hindi ariko babwara kurani freestyle na face to mama nuko wese zanani oya jitafi yafate niwe judge kuko ni uzi rap twagiye kubita yakagwa hindi wese navuye Sodoma iwabo baniga iwabo bamwe amatabi iwabo windaya ubwo ndamanutse ngeze gashekero sanga mama kwinara mukubita bamwe itabi mama kwina barankubise indahunga ariko nawe ejo bamukubise kwa kabuga ubaye imbwa wabwiwe tubona ukabona uri imbwa bubwa n'icyambere tukora mama kwini namuriki Janete Nyamenyo namuriki arebwa no Moscow ni mwanyibye tekera muri iyi nyine Justin case yiki igiye kwita urukiko se ngo case turateka ariko reka mweke kumwanya kaduteke muri kugira ngo buriya mutwe yakamwana akunda ibiryo byose bifite agasosi ariko utanye ngo case Justin ufite ni yesi waribye ko njye mfite case y'indangamugofu mfite n'umuvandimwe wanjye wagiye United States yaturutse mu nkambi ya Gihembe witwa Manase umunsi urize cyane wenda vugashinyika amenyo cyangwa wowe wenda sobanura ibintu ugashinyika amenyo niba mvuze umuvandimwe wanjye witwa Manase kicaza aho ngaho umenye fata wanzerereze manga kidogo wewe utapata shida kama mbao sikia chenye nilikuwa na kushughulikia kadogo na kupiga unasikia tawe wa mjinga
urabaruta shenge ufite indoro nziza utereka amaso urabaruta barandiye none ubu nawe ba Makwini ba Delphina ba Yvette n'abandi mu nanjye kurya abagabo bizagorana ariko urabona ko manase urayafite se utazankora waruri umbya nimba uyafite make ya YouTube koko tuvuge wayo uri umukobwa waje utereteshwa gute mu bagabo wabwire gute waseka gute wabarisha mwowe buryo ha iravye ndagukunda mo bebe bavuga ngo seka Hey, y'all, come look at this. Je kuririmba karirimbo uhita ugakomerezaho ku mafaranga 2000 kandi urakomezaho kandi gatoya nacyo urakazi karayitinze nuvuga ngo ndatangira wowe uhita ufatiraho aho ningereje uhita ukomeza ntago ari noheri ni wowe twagiye kumusara bawigorogota niho Yesu bamubambiye kubera ibyaha twakoze njyewe na Noheli. Mbe mugabo kuri ngaho nyamaki mbeho ko mbona waziritse umugozi ku maguru reka ibibazo vyambanye vyinshi aho ubona ngira niyahure reka suko biyahura mu kwiyahura ntibaziri ku mugozi ku maguru bawuzirika mwizosi shire mwizosi hanyuma cefa wapi no